kuri Ezobodi aho tubagezaho inkomoko y'abantu n'ibintu bitandukanye. Uyu munsi tugiye kubagezaho igihugu cy'Ubuyapani n'impamvu ituma abaturage bacyo baramba cyane kurusha ahandi ku isi. Ubuyapani ni igihugu giherereye mu burasirazuba bwa Aziya, kigizwe n'ibirwa byinshi kandi gikikijwe n'inyanja impande zose. Zikaba ziri mu bituma abaturage baho baramba kurusha ahandi, kuko ibiribwa byabo ni ibyo mu mazi ndetse n'ibimera. Dore inyanja zizengurutse Ubuyapani. Iburasirazuba hari inyanja nini cyane ya Pasifika. Iburengerazuba hari inyanja y'Ubuyapani na Koreya n'Ubushinwa. Iburasirazuba kandi hari inyanja y'Ubushinwa iherereye mu majyepfo y'Ubuyapani, ikaba hagati y'Ubuyapani n'Ubushinwa. Mu majyaruguru hari inyanja ya Okhotsk iherereye mu majyaruguru y'Ubuyapani. Ubuyapani bufite kilometero 377,975 kilometero kare. Bukagira abaturage hafi miliyoni 125. Wagereranya n'u Rwanda, buruta u Rwanda inshuro 14 zirenga, kuko u Rwanda rufite kilometero 26,338 kilometero kare. Ariko nubwo Ubuyapani ari bunini kurusha u Rwanda, natwe dufite abaturage benshi ku buso buto kurusha Abayapani. Ubuyapani bufite abantu barenga 90,000 bafite imyaka iri hejuru y'100. Muri aba harimo abagore, nibo biganje cyane. Nimba utararebye ikiganiro cyabanje, twagipininze hasi urebe impamvu no mu busanzwe abagore baramba cyane. Dukomeze mu Buyapani tumenye impamvu igihugu cy'Ubuyapani kiza ku isonga mu kugira abaturage benshi barenze imyaka 100. Abayapani, abaturage babo bazwi cyane mu kuramba. Nta banga ryihariye bakoresha, ahubwo imibereho yabo niyo ibatera kuramba. Bimwe mu bibafasha kuramba ni icya mbere, harimo imirire myiza kandi barya bikeya. Barya amafi menshi n'imboga nyinshi, bakarya soya ndetse barya n'umuceri. Birinda ibiribwa bifite ibinure byinshi n'ibiryo byatunganyijwe mu nganda. Bafite n'umuco wo kurya bike. Icya kabiri ni ukugenda no gukora imyitozo ya buri munsi. Kugenda n'amaguru kuri bo ni ibisanzwe, kuko abenshi bakora imyitozo yoroshye nko kurambura imitsi, stretching, n'imikino yoroheje. Iya gatatu ituma baramba ni ukubana neza n'abandi no kugira inshuti, umuryango n'abaturanyi. Kuba mu muryango ufite indangagaciro nabyo bigabanya stress. Indi mpamvu ya kane, bagira intego mu buzima, iyo bita ikigai. Ikigai ni ukumva ufite impamvu yo kubaho buri munsi. Kugira icyo ukunda bituma ubuzima burushaho kuba bwiza. Impamvu ya gatanu ituma baramba ni isuku n'ubuvuzi bwiza. Ubuyapani bufite serivisi nziza mu buvuzi, kandi abantu baho bagira umuco wo kwisuzumisha kenshi gashoboka. Akarere kazwiho kugira abantu baramba cyane ni akarere kitwa Okinawa. Ni intara iri mu majyepfo y'Ubuyapani. Impamvu Okinawa izwiho kugira abantu baramba
ni uko ibiryo byihariye byabo ari imboga nyinshi, cyane cyane ibijumba by'umuhondo sweet potatoes, barya amafi, bakarya soya na tofu cyane, barya bike kandi ntibahage. Bahagarika kurya buri gihe iyo bumva bari hafi guhaga barekeraho, kandi bakagira ubumwe n'imibanire myiza. Bafite amatsinda y'inshuti ahoraho abafasha mu buzima. Abasaza n'abakecuru bubahwa cyane kandi bakomeza kugira uruhare mu muryango. Buri muntu agira impamvu imubyutsa buri gitondo. Aho kugira abasaza n'abakecuru bubaha cyane, bagihuje n'igihugu cy'Ubushinwa. Igihugu cy'Ubushinwa buriya nacyo ni igihugu abasaza n'abakecuru cyane baba bafite inshingano z'abuzukuru babo zingana nk'iz'ababyeyi. Tuvuge nimba umwana abaye ku babyeyi icyumweru kimwe, ni inshingano zabo ko n'ikindi azaba ku bakecuru n'abasaza. Ibyo rero nabyo biri mu bintu bituma abantu baramba, kuko bumva bagifite inshingano kandi bakunzwe. Okinawa uri mu bice byitwa Blue Zone ku isi. Aha hantu haboneka abantu benshi bageza imyaka 100 bakanayirenza. Impamvu Abayapani bataba barebare nayo tugiye kuyireba. Nabyo biri mu biterwa n'imirire yabo, kubera ko batajya barya ibinure cyangwa amavuta menshi n'amasukari. Indi mpamvu ya kabiri ni impamvu y'imyororokere. Imyororokere igira uruhare kuba batarenza uburebure runaka ukurikije igipimo cyabo ku isi. Impamvu ya gatatu ituma bataba barebare ni imibereho n'imyitwarire yabo ibaranga kuva kera, harimo siporo bakora bituma bagira ubuzima bwiza burwanya kuba umuntu munini cyane kandi mugari ndetse n'uburebure. Dore nawe icyo wakora ngo uragabanya ibyo kurya byinshi cyane n'ibirimo amavuta menshi n'ibinure. Jya ugenda nibura iminota 30 ku munsi. Irinde stress. Shaka ibyo ukunda aba ari byo ukora. Jya kwisuzumisha kwa muganga kenshi. Ibyo dusanze biri mu bintu bituma baramba cyane. Nimba utarakora subscribe, wabikora kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho mu ba mbere. Ni inkunga ikomeye uraba uduteye irakoze.